Tora Kagame Paul afite ingingo nyinshi zimuranga muri pura y'amajyambere. Kagame Paul tuzamutora. Kuby'umutekano wacu ntawe ufite aho yamenera rwose. Bateye umugeri ku muhunda ntibamunyeganyeza. Ndashaka kuvuga Kagame Paul umugabo utajya kurwa mu birindi. Gahunda yanjye ndakomezanya n'umukandida mpaka dusoje, kandi ni ku gipfunsi nta gihinduka. Murindire rwose ubukwe burarimbanyije kuri 15 tugakenyera tugakomeza, ubundi ni ku gipfunsi. Kurumena gikira cyawundi yaduhaye byinshi bitavurwa. Yaruyara binana Kagame we onani bose wanauguka owakayonganira Kagame owakayonganira Kagame we Paul Kagame umukandida wacu wa RPF Inkotanyi tuzamutora kuzana Kagame oye amasuma yatugejeje ku byinshi dushaje tubaye abasore. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi n'urugendo online TV. Turi mu bice bigiye bitandukanye nkuko mubizi. Nge ni Samu Gakire gumwe na Chobi. Umunsi ku munsi tuzana abantu tukaganira. Turi ku ngingo nyamukuru n'ubundi ntabwo tujya kure y'ibyo tuganira. Ngira ngo muri no minsi muzi ko dufite ubukwe. Benshi bati ni ubukwe itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi 2024 ni umunsi uzaba udasanzwe ku banyarwanda, aho buri muntu wese azaba ari guhita mo umuyobozi umubereye. Mama Kagugu, ngira ngo uyu mubyeyi ni umubyeyi abantu bo navuga b'i Kigali cyangwa se Kinyinya, Gasabo, Kagugu baramuzi cyane. Ni umubyeyi ukunda kugenda yambaye umwambaro uri mu birango bya FPR guhera hasi. Ngira ngo guhera hasi kuzamura urabona ko uburyo yambaye. Uyu mubyeyi rero ngira ngo bimaze igihe ngiye kugira mumenye, n'ubundi namumenye mu ntangiriro z'uyu mwaka ari gutya abayambaye arambwira ati ngewe ntago nambara umwenda wa FPR kubera ko hari ibyo tugiyemo ngo wenda ni kongere y'abagore n'amatora n'ibiki. Umuryango umora ku mutima, umba ku mutima. Mama Kagugu umeze neza cyane? Inkotanyi cyane. Mama Kagugu rero ni wa mubyeyi nyarwo ikiganiro turagikoze mu mwanya muto. Ni campaign iri bubere mu karere ka Rusizi. Mama Kagugu ni ukuvuga ngo ahantu hose nawe ameze nkaho umumotari twakoranye. Ahantu hose umusaza ari abagomba kuvuga ati ndahari kandi ngomba kumushyigikira. Ubwo ari Rusizi azakurisa y'Nyamasheke. Ubyumvira ukuntu Mama Kagugu abavuga ati ngewe ni ku mutima ibintu byose nkuko njya mbibabwira. Yego, ngira ngo buri munsi uri mu bantu bagiye bagaragaza urukundo ko bakunda FPR ibirango byawo kabyambara, abantu bakanakubona ku muhanda nta n'icyabaye uri kugenda wiyambariye ingofero zawe zidoze ukuntu ziri mu mabara mu idarapo rya FPR, amakanzu ari muri ariho FPR, ibintu byawe byose furari FPR, ibintu byose FPR. Kubera iki FPR? Ubundi nta kintu njya mbasha kuvuga ntamanje kuvuga ibigwi by'umukandida wanjye. Ngo bateye umugeri ku muhunda ntibamunyeganyeza. Ndashaka kuvuga Kagame Paul umugabo utajya kurwa mu birindi. Naho mushyira ku gipfunsi badi.
ku gipfunsi rero njyewe icyo ni ikivugo cya FPR Inkotanyi ni ikivugo cy'umukandida wanjye ubu ngubu se twahawe ijambo turivugira nta muntu tuvugira yego urambwiye ati reka mbanze muvuga ibigwi umaze kumuvuga ibigwi yego tubwire nari nkubajije kubera iki ariyo wahisemo FPR ni umuryango w'abanyarwanda ufite aho wakuye abanyarwanda ugira aho bashyira uyu munsi umwihariko ndavuga ku mutegarugori w'umunyarwanda twari twaraheranywe n'amateka niko navuga ariko uyu munsi twahawe ijambo aho turi kurenza 51 mu nteko ishinga amategeko nicyo ndagishimira cyane kuko umugore afite agaciro ntago ari wa mugore ugiheranwa mu gikoni ubu dufite agaciro turavuga bikijyana yego mama Kagugu kwenda ku bantu badukurikiye mama Kagugu ni umubyeyi ufite nabuzukuru ubwo bashatse kumvikanisha ko ari umubyeyi Imana yahaye umugisha w'abuzukuru ubwo mu myaka turebye imyaka twasanga wenda hari nk'uburyo ahari ibintu wabonye utabariweho nk'inkuru binatuma uvuga ati ndahitamo uyu muryango ndahitamo uyu mukandida iyo tuvuze FPR turi mu matora cyane cyane y'umukuru w'igihugu tuvuga umukandida nyakubahwa Paul Kagame kuri we asobanuye iki kuri wowe nibyo wabonye ndavuga umukandida ndavuga umugabo wahagaritse jenoside abanyarwanda twari dushize ariko uyu munsi turi kwisonga ukindi mvugira FPR Inkotanyi uyu munsi wa none umutekano dufite twawusaguriye n'amahanga ibyo byose tubikesha FPR Inkotanyi niyo mpamvu rero ntazayitenguha aho rya mama Kagugu wavukiye hehe nge navukiye mu karere ka Rwamagana reka tujye Rwamagana ahantu uvuka turebe iterambere ryaho niki wishimira uri nk'umuturage uvuka aho hantu yuhageze gituma wanabwira abanyarwanda cyangwa se abantu bahantu uvuka ati cyo navuga cyane nge navukiye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro hahandi hari harasigaye inyuma mu mateka ariko uyu munsi Nyakariro ifite icyitegererezo uyu munsi Nyakariro iracana uyu munsi Nyakariro ntago bagicana gatadoha uyu munsi umugore w'Inyakariro arasobanutse ubwo rero niyo mpamvu ndavuga nti kubera dufite igihugu cyiza cyita ku banyarwanda kwita ku bene gihugu bacyo niyo mpamvu ngomba gushyigikira umuryango wa FPR Inkotanyi yego ejo bundi ngira ngo nyakubahwa perezida wa repubulika ari kwiyamamaza hari ijambo yavuze abigereranya uburyo intare y'ingore ari yihiga ubwo yashatse kumvikanisha ko buriya umugore ari umwe mu bantu bashobora gutuma umuryango utera imbere iyo urebye uburyo waruvuze mu nteko uburyo bahawe ijambo uburyo basubijwe agaciro ubu ndavuga abagore ubona ibyo bintu byo biguhibiye byishimo mu mutima ugereranyije na mbere nk'umuntu n'ubundi wari uriho ubundi mu muco nyarwanda bavuga ko ukurusha umugore aba kurusha urugo arikumva rero urugo ubundi urugo ni umugore urumva ari nayo mpamvu uyu munsi umugore yahawe agaciro kuko igihugu mbese urugo rurifite umutekano uhera mu rugo uhera mu buriya papa yagiye ariko mama yasigaye mu rugo niwe wabungabunze umuryango kubera papa ntawe uhari noneho rero uyu munsi papa niba yagiye guhaha Jeannette Kagame yasigaye mu kazi ari gukora ari kubungabunga abana ari kubungabunga abakobwa ubwo rero niyo mpamvu uyu munsi umugore mu iterambere tubikesha na Jeannette Kagame nawe uriya mutegarugori adufatiye runini ariya Imbuto Foundation ibyo byose tubikesha FPR Inkotanyi ni FPR nkuko n'ubundi ubu byambaye mu birango
kubera icyo byambara n'iminsi isanzwe itari y'ibirori bya FPR ukambara imyenda y'ibirango nabonye ufite imyenda myinshi cyane wadodesheje nge nkunda igihugu cyanjye uretse no kuba nshaje no kugipfira nagipfira ntibintera isoni kuba nkunda igihugu kubona nabigaragaza no mu yindi minsi itari y'ubukwe dufite nta soni bintera kubera nkunda igihugu cyanjye numva ari iterambere kuri njyewe yego gukunda igihugu ni byiza kandi ukavuga ati nk'umunyarwanda namenye kwihitiramo cyangwa se namenye umuyobozi umbereye ari nayo mpamvu mukurikirana niyo mpamvu mbwira inshuti zanjye mbwira abantu bari basanzwe bamara kuri social media abantu bari kunyumva bari gukurikira iki kiganiro kuzankorera ku gipfunsi tegahora ni ku gipfunsi gahunda ngiye ahubwo nuko bavuga ngo umuntu agira gutya nakoreshe amaboko yanjye yose uko ibipfunsi mbifite ari bibiri nkagirana gutya nkagiranya ubundi umukandida ariko ni 100%. Ni 100%. Kuri nge ni 100%. Yego. Yo tuvuze ngo umugore yahawe ijambo duhita tureba n'icyo n'uruhari yageze mu iterambere dufite ryo mu gihugu ubona kuba umugore yarahawe ijambo kandi tukaba tubikesha ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ubona ari iki kintu byafashije tutari kuba dufite iyo tukiza gukomeza kubaheza inyuma abagore umugore iyo aza guheranwa n'iterambere na n'uyu munsi abana bacu baba bakirwaye amavunja urumva uyu munsi umugore wo mu Rwanda nta gaciro aba afite mu myanya y'ubuyobozi ariko kubera ko bahereye hasi bakatuzamura twahawe agaciro mbese muri rusange mu myanya mu nteko ishinga amategeko muri guverinoma mu buzima hose umugore arahari umugore baramukanguye umugore yahoranaga ubwoba uwo ngo aya nawe uno umukubita ntawe uwo nta bwenge afite urumva ntago ari umunyamuryango uwo ntago ari umunyamuryango ahubwo nanjye bamunshakira nkamuhana nkamugorora uwo ntabwo ari umunyamuryango niki cyo kwishimira ku bagore babo bahantuye ubu kintu nishimira uyu munsi abategarugori babaye abajyanama b'ubuzima yego icyo kintu ndacyishimira cyane aho nsimbuka nkajya ku muturanyi wanjye ari umujyanama w'ubuzima akaba mvuriye umwana biranezeza cyane urikumva hari akaririmbo bati azabatsinda Kagame byari byabananiye byari byabacanze ariko burya byari byarabayobeye ubundi reba byihuhu mubeyigiriye abo ngabo bajya ngo bazaba perezida cyane bamuba umva umugore mu iterambere hari akarimbo bagira ngo umugore wo mu Rwanda afite ubwenge nk'abandi ngo ndetse yayobora isi yose ngo mugore noneho gira ijambo mu banyarwanda uwo ni umugore w'u Rwanda rero umugore w'u Rwanda kujya guhagarara ku mutekano mu mahanga arasimbuka umugore wo mu Rwanda muri boderigado araguruka mu bihugu byose aho bahamagawe n'umugore abahari urumva ko umugore w'u Rwanda afite iterambere arakataje ku mutekano reka tubanze twirebere mu bintu nka bitatu turebe reka tubanze tugende ku buzima n'isuku reka tugereranye no mu myaka yashize nk'umuntu wabayeho mbere shushanyiriza ukuntu umugore yabaga ameze turebe n'ubu ngubu noneho ukuntu icyo kwishimira gihari uzi ikintu nishimira mu bihe by'ahambere wacaga ku muhanda ukabona umugore yeyuye ingutiya ameze atya ariko ugira ute kwihagarika akaterera ingutiya inyuma ku mugongo ariko ubu ngubu abagore barasobanutse arambara akamaro abantu ngo hari umuntu ari kunga umugore yagira gutya utitiku yahungura gutya tiku ariko uyu munsi ni sawa ntanda hari n'ikindi kintu cyo kwishimira hari gahunda ya dusasirane abantu baryama ku tumatora kera abantu baryamaga ku gihe
gusasa neza niba ari sasa neza abagore uyu munsi wararaga mu birere mu by'ibishangara sasa neza yaraje umugore baramwibutsa bamukura aho ngaho mu birere agiterana n'abandi nkunga niba hajya ni igiceri sinzi ukuntu bajya bavuga ngo ni igiceri n'ibindi mu bibina umugore yarazamutse n'ufite icyo giceri akagikusanya ejo nawe agasasira umugabo we neza agasasira abana be neza gahunda za leta z'umugoroba w'ababyeyi hari na dusasirane ubwo byose byo biri muri turwanya umwanda yego ubwo turi guhuza amateka y'uburyo umugore kera yarafashwe murabizi ko hari ubundi wabonaga umushyitsi mu gihe cyo hambere ukikoza munsi y'urugo ugafata icyuma ukagenda ugakatagura udushangara ukarenzaho akarago akaba ariyo matera umuntu yakwikoza mu bishangara akamanuka hari umuntu wari uri numvaga ejo bundi w'umusaza ari kuvuga ngo nta muriro bari bafite ngo bacanaga ni igiki yari ari kuvuga ngo bazunguzaga igishirira wibivuga wijya kure kera papa yigeze kunkubita nta peteroli twari dufite rero barampamagara batijya gushaka imbingo urabona urubingo ni igiti kitazima ndagenda noneho by'abana ndagenda nigira mu ikawa ndikinira manuka zambe ngo ntazo njyanye bankubise inkoni nijoro bati imbingo wazanye zirishye ubwo zari imbingo zo gukora iki zo kucana ukamurika batetse ubugari kugira basonga ubugari urumva rero byari bikomeye ariko uyu munsi busa umwana we munsi wamuvuga ngo jya gushaka urubingo rwo gucana akamenya ibyo ari byo arakanda ku gikuta cyangwa umuriro papa urashitse ariko ubu dorashimira Imana ndinjira mu rugo iwacu nkakanda ku gikuta ibintu byabaye neza ibintu birakaze ubwo mba ndi kwigenda nibuka udustori undi nawe ati hano ko bari bavuye muri Nyakafe bagiye mu nzu nziza baryamye ngo burinda bucyo umugore atumvisha imbeba tizanyagwa zagiye he arahunze aho zihisha mu byatsi se yaza ku ikaro reka yaza hose nese imbeba buri imbeba mu mabati buri imbeba zihisha ahantu hari ibiryo ariko mu byatsi zari zifite aho zihisha zigasesera imbeba ikakora ibiki ariko uyu munsi iyo umutekano waje ibintu byose biba ari sawa yego hari urabona uburyo umugore yahawe ijambo mu Rwanda ni ibintu byabaye byiza cyane ariko nanone bamwe bati tibizajya bituma abagore basuzugura abagabo mu muco n'ubundi umugore yagombaga kubaha umugabo urabona kuba umugore yahawe ijambo bishobora gutuma asuzugura umugabo we kuhabwa ijambo n'umugabo we yaranezerewe umugabo arishima uyu munsi iyo atafashe ibyemezo asanga umugore yabifashe urumva iyo atafashe ibyemezo asanga umugore yamaze kugura amakaroti y'inzu niyemeje kuyihindura asanga umugore yamaze nayo gufata ibyemezo kuko twese ubu dufite agaciro kandi turangana 50% mu rugo rwacu tugafata imyanzuro kandi gahura yego ibyo ndabyumva cyane kuko dufite ubu iyo urebye muri kategori zose cyangwa se muri sector zose uzasangamo abagore dufite abagore babubatsi beza dufite abagore nabonye abagore b'abamotari batwara moto neza dufite abagore batwara imodoka neza dufite abari mu nzego zishinzwe umutekano haba mu irondo ry'umwuga haba muri dasu haba muri polisi haba muri basirikari bihera mu mutekano ubundi iyo umutekano wagezemo abagore cyane waruhungabanya ndakurahiye yego kuba umunyarwanda yatora Paul Kagame kuri wowe ubona hari niki cyiza noneho yaba yiyongereyeho mu iterambere rye cyangwa se ry'igihugu ngo umunyarwanda adatoye Kagame umva uzazamuka mu bukungu uzazamuka mu iterambere ubukene hoshi nta ni sampurusa mu buzima bwose ubukene hoshi noneho umva gashya gaharire ejo bundi coronavirus iradukubita arangije ati ibingibi sinzajya gusaba umutahandi yishyira uruganda rw'inkingo mu Rwanda ubundi buzima uri gushaka n'ubuheno udatora Paul Kagame
birabareba ni akazi kabo ahubwo abo ngabo njyewe uwo nkangurira wese yaba umunyarwandakazi umusaza umukecuru ingimbi urubyiruko muzinduke mu gitondo kuri 15 dutore ku gipfunsi. yego ni byiza cyane urumva ko nimba hari ibyo abanyarwanda bishimira mama Kagugo avuga ati hari ibyo ngiye nishimira hari n'ibyo nabonye nk'umuntu mukuru cyane cyane iyo turi kubara ibyagezweho tubarira muri iyi myaka 30 ishize hahagaritswe jenoside yakorewe abatutsi ubwo mu myaka 30 yari imyaka yo kwiyubaka yari imyaka yo gusana igihugu cyari cyarasenyutse aho niho turebera ibikorwa niho turebera imigabo n'imigambi ibyo rero ibyagezweho ubwo reka tuvuge ngo nukujya tuva mu bwiza tujya mu bundi mama Kagugo ubwo gahunda ni yihe ugiye gukomeza yawe gahunda yanjye ndakomezanya n'umukandida mpaka dusoje kandi ni ku gipfunsi nta gihinduka murindire rwose ubukwe burarimbanyije kuri 15 tugakenyera tugakomeza ubundi ni ku gipfunsi reka dusoze dirimbira akaririmbo nka kamwe byibuza kakuje hafi igitero niyo cyaba kimwe ibintu byo kuririmba bya mama Kagugo ntago ari ngo tora Kagame Paul afite ingingo nyinshi zimuranga muri pura y'amajyambere Kagame Paul tuzamutora naho urakoze cyane reka ngushimire